Hello guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi wa none rero nkuko mubibona tugarutse kuri Rubinetwork. Murabizi ko twari tumaze iminsi igera muri 2 tudakora mining yacu ya Rubi, byari byarahagaze. Gusa uyu munsi ibintu byakemutse, uyu munsi ibintu bimeze neza. Niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo mbahe update nyinshi ziri muri Rubinetwork. Niba utari wakanda like kuri video nkandira like, hanyuma niba utari wakanda na subscribe nkandira na subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Niba utari waza muri channel ya WhatsApp urebe aho ngaho muri comment link mba nayipininzemo, hanyuma uze muri channel ya WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kubona andi makuru agiye atandukanye yizi mining dukora. Mbibutse ko uyu munsi wa none turi gukora mining ya Rubinetwork, tugakora mining ya PX network, hanyuma tugakora ni mining ya ibase cyangwa se Referral. Izinjiza izikare 3 nizo mining turi gukoraho ubu ngubu. Izi mining rero niba utari wazizamo nakugira inama kwizizamo hakiri kare, bitewe nuko izi mining urugero nk'iyi Rubinetwork ubu ngubu ahantu tugeze. Iyi Rubinetwork ubu ngubu na amafaranga. Iyi Rubinetwork ubu ngubu ifite urazigurisha cyangwa se ushaka kuzigura urazigura. Mbega ibintu byose ubasha kubikora ufite iyi Rubinetwork. Ntabwo waburara ufite Rubinetwork, ufite coin za Rubi, ntabwo bishoboka ko waburara. Mu minsi yashize cyase muri iyi minsi turimo ntabwo KYC byari bisa naho byahagaze mu kuntu, gusa KYC zigenda zitangwa gake nyine, ntabwo zahagaze burundu, zigenda zitangwa gake. Icyo bita migration nizo zahagaze, ariko mu minsi yashize badutangarije ko ibi bintu bagiye kubikemura, ari nabyo dutegereje, ari nabyo turi gukeka ko iyi Rubinetwork arizo update bari kongeramo, akaba ariyo mpamvu iyi Rubinetwork yari yahagaze. Gusa uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabasha kubikemura kugira ngo ukomeze mining yawe. Niba utari waza muri iyo group, muri iyo channel ya WhatsApp, ureba ngo muri description cyangwa se muri comment, hanyuma urebe uyikandeho uze utwiyungeho kugira ngo ujye ubasha kubona andi makuru yizi mining dukora. Niba nanone utari wiyandikishamo nakugira inama kwiyandikisha hakiri kare kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere nawe aya mafaranga uzabashe kuyarya. Nibutse ko ubu ngubu Rubinetwork batubwira ko nibura igiciro cyayo izasohokera ku madolari 2 kuzamura, itazigera ijya munsi y'amadolari 2 niramuka igiye ku isoko. Ubu ngubu nubwo tubasha kuzigurisha ayo makeya, ariko ntabwo ari cyo giciro tubasha kugenderaho. Nta kindi urakora rero, uraza kuri application ya Play Store, uraza hano kuri application ya Play Store, hanyuma numara kugera kuri application ya Play Store, ahangaha ndi kubwira abantu nuze Rubi yahagaze, ndi kubwira abantu Rubi yahagaze. Ndakeka abantu twese Rubi yari yarahagaze. Hanyuma numara kugera kuri Play Store uraza wandikemo Rubi, Rubinetwork nk'ibisanzwe, uraza wandikemo Rubinetwork, hanyuma ushakisha. Numara gushakisha urabona ko akanuze application urabona ko yanditseho update, kandi mu by'ukuri twari tumaze iminsi tutagira tutamining. Mbega nyine kwinjira muri account ntabwo byakundaga. Uraza rero uyigire update, gutya utegereze. Urabona ko gafite megabyte 4, urabibona gafite 2 megabyte 4. Urabona ko ni gatoya, ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Megabyte nyine nkeya cyane. Uraza uyigira update, numara kuyigira update utegerezeho gatoya ibanze ifunguke. Ibi bintu utari wabikora ntabwo mining yawe ntabwo iri bufunguke. Ugomba kubikora kugira ngo ukomeze mining. Abantu benshi rero mining zahagaze, nta muntu wari uri gukora mining. Kwanza nitwe twese nyine, nitwe twese mining zahagaze, nta muntu wari uri kujya akora mining. Ariko numara gukora update ibintu birahita bisubira ku murongo, urategerezamo gatoya. Mbibutse ko niba ufite Rubi zo kugurisha wanyandikira aho ngaho kuri WhatsApp, hanyuma nkaguhuza n'abantu bashaka kuzigura cyangwa se njyewe ubwanjye nkazigura. Nanone niba ushaka Rubi zo kugura nanone wanyandikira
ubundi nkagufasha kubona Rubi zo kugura. Hari nk'abantu baba bashaka gukora KYC ugasanga babuze ahantu bagurira Rubi, wabasha kunyandikira hanyuma ugahabwa Rubi zo gukora KYC. Mbibutse ko ubu ngubu nubwo abantu benshi batabasha kubona KYC, ariko KYC zigenda zitangwa gake gake, ntabwo nyine ariko abantu bose nyine bagenda baziha abantu gake nyine. Natwe ubwacu ubu ngubu ntabwo twe twabona KYC kandi turi kumaramo amezi agera muri 4. Turi kumaramo amezi agera muri 4 ariko ntabwo twe twahabwa KYC. Okay, murabibona ko ukimara gukora update account yawe ya Rubi ihita ifunguka. Gusa igifunguka ahita bakubwira ngo utangire gukora mining. Nkwibutse ko mining tuyikorera hano aha ngaha ku bantu bashyashya batazi uburyo mining zibasha gukorwa, uraza ugakora mining. Niba uri mushya usubira inyuma, hari ama video menshi nakoze yigisha uburyo wabasha gufunguramo account hano muri Rubinetwork, uburyo wabasha gukora mining. Iyi ni publicité, iyi publicité uraza ukayikuraho. Ino publicité uraza ukayikuraho, baduhaga publicité kamwe. Okay, noneho ukaza ugahitamo wenda niba usanze mu Rwanda, uraza ugahitamo Rwanda, akaba ariho utangira ku miningira. Cyangwa se n'ahandi hose wakanda, niyo waza ugahitamo hano aho wakanda hose mining, icyo gihe irakomeza. Uraza ukahakanda hano ugakanda ko wemeye amategeko n'amabwiriza aha ngaha, ubundi ugatangira mining yawe. Urabibona hano duhise dutangira mining yawe. Iri karo kantu bashyizemo kandi gashyashya hano bari kuvuga ko ngo Andy is back the, nukuvuga ngo hano bari kuvuga ko Andy ngo yagarutse, kandi Andy ari umwe mu bantu nyine babasha gufasha Rubinetwork, kandi uwo Andy akaba yaramaze amezi 3 atagaragara cyangwa se atavuga. Nanone bavuga ko Andy atari umuntu uze, atari umuyobozi nyine, ntabwo ari umuyobozi wa Rubinetwork, ni umuntu usanzwe nyine muri Rubinetwork nkatwe twese. Nuko babasha nuko ari we wabashije kwinjiramo mbere, ndetse akaba ari nawe ufite amakuru menshi kuri Rubinetwork. Rero hano bari bakuvuga ko yagarutse, ko yaramaze igihe arwaye bitewe n'akazi kenshi yaramaze iminsi afite. Ndakeka abo tubana muri channel ya WhatsApp narabibasobanuriye, nabahaye message ibabwira uko bimeze. Murabibona ko account yacu cyangwa se account zacu zirahita zisubira ku murongo tukimara gukora icyo bita update. Guys, niba rero hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment, niba hari n'ikibazo ufite ucyandika muri comment kugira ngo turebere hamwe uburyo tubasha kugikemura, cyangwa se uze muri channel ya WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kubona izindi update zizi mining tubasha gukora. Iyo niyo update rero nari mbafite hano muri Rubinetwork. Reka dusubire mu yandi ma video agiye atandukanye.